Reka twongere tubasuhuze mwebwe mudukurikira ku Cyeza TV. Ubu noneho turongeye tugarutse mu makuru bundi bushya. Amakuru yacu yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi afite ingingo zikurikira. Turajya mu Rwanda. Mu Rwanda haravugwa abantu bishimiye yuko mu nkundamahoro ubu noneho hafunguwe mu gihe bari bamaze iminsi igera muri 3 nkundamahoro hafunzwe. Naho ku byerekeranye n'ubukungu mu Rwanda hatangijwe gahunda yo gufunga inganda ziyenga inzoga zangiza abantu. Rero turareba ibyavuzwe muri uyu munsi ndetse n'ibikorwa byakozwe, dore ko uyu munsi mu mujyi wa Kigali hakozwe operasiyo cyangwa se hagiye hagenzurwa inganda zimwe zitari zaratanze ibyo zakoragamo inzoga ndetse n'inzoga. Ikindi bafata izo nzoga bazijyana Induba kuzimenayo. Ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa, turagera no mu ntara turebe uturere uko twitwaye mu gikorwa cyo kumena ibyo bitujuje ibyangombwa cyangwa se inzoga zenzwe zitujuje ibyangombwa zangiza abantu. Turajya no hanze y'igihugu tuza kureba ibivugwa muri Irani, ndetse Irani ngo yagabye ibitero, ndetse muri Kongo naho haracyavugwa bombori hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi. Nabwo turaza kureba ibivugwa ngo barashaka kuba bakongera bakigarurira Fizi ndetse na Minembwe. Reka rero tugaruke mu kanya turambure amakuru yacu. Reka amakuru yacu tuyatangirire ku butumwa polisi irimo guha abantu. Kunywa izi nzoga biba ari bibi cyane ku buzima bwanyu. Abantu rero bari bishimye ku nkundamahoro babyina kubera yuko ibikorwa byabo byongeye bigafungurwa. Ndababwira rero yuko iyo nzu impamvu yari yarafunzwe ari uko ngo ba nyirazo batari barujije ibyangombwa by'isuku ndetse n'ibindi. Rero ibyishimo byari byinshi, nimurebe uko byari bimeze. Rero reka twerekere mu gikorwa cyabaye uyu munsi, ubwo uyu munsi mu karere ka Kicukiro leta ye mu nganda ebyiri zengaga inzoga, ndetse izo nzoga zikaba ari inzoga zitari zemewe. Ikaba yafashe utugunguru twinshi twa etanoro ndetse n'amakarito menshi y'inzoga. Reba rero ukuntu igikorwa cyagenze nyuma y'uko izo nzoga zafashwe zajyanywe Induba. Reka dukurikirane uko byagenze ndetse n'ubutumwa bwatangiwe. Hano anditseho ngo for export only, sibyo? Iyo umuntu ashaka ko ikintu kijyanwa mu kindi gihugu gusa, nuko wenda bazi ko abo mw'icyo gihugu aribo bashobora kukigura gusa, ariko nuko batanashaka yuko abanyagihugu be igihugu gikorerwamo cyavuze ngo ntabwo cyemerewe gucuruzwa hano, ahubwo nimumara kubikora bijye byurira indege n'amato bigenda n'amamodoka bijye mu gihugu, sibyo? Ibinenge byanditseho urabibona. Ramutse neza nanjye urunga mujyana kwa meya yuko icyemezo ni icyemezo gikomeye cyavuye ku rwego rw'igihugu, birimo gukorwa hano, birimo no gukorwa mu turere twose. Hanyuma icyo nongeraho, avuze yuko twahagurutse kurwanya ibi binyobwa bicuruzwa ubuziranenge, ariko ijambo nongeraho ni uko tudahagarika operasiyo dukora cyangwa se akazi ko kubishakisha no kubihiga no kubimena kuba bitazahagarara. Ndongeraho ahubwo ko dufite inshingano yo kubimaraho burundu. Ndongeraho ko bigomba gushira burundu, ntabwo tuzabyemera. Tugomba kubimaraho burundu, abantu bakibagirwa yuko ibintu byica ubuzima bwabo bakwiye kubimara.
Kicukiro twerekere mu karere katwegereye ukarere ka Bugesera ndetse n'abagenzi be bafatanyije kuyobora mu karere ka Bugesera biyegeranyije bagafata inzoga zitemewe bakajya kuzimena ku mugaragaro ndetse n'amaduka n'utubari twacuruzaga izo nzoga tukaba twarasabwe yuko izo nzoga twajya tuzegeranya tukazijyana ku karere maze akarere kakabifata kakabimena. Kurikirana rero igikorwa cyabereye i Bugesera uburyo cyakozwe cyo kumena iyo nzoga ndetse na murare yari nyinshi. Aha rero nshuti mudukurikiye ni mu karere ka Bugesera ubwo bari barimo bamena inzoga zirimo n'amatanoro, zirimo za Kiwingo, zirimo n'izindi nzoga nyinshi ariko bakunze kwita amabuye. Urabona akarere rwose kari kateranyije ibintu byinshi cyane, hari abantu benshi cyane barimo kugenda bamena izi nzoga, harimo za ngufu, harimo za Kiwingo ndetse n'inzoga zitemewe. Mwagiye mubibona, murabona ko umugezi wabaye umugezi. Ziriya zose mutagira ngo ni amazi yarahari, ziriya zose ni inzoga zamenwe zakusanyijwe mu karere ka Bugesera. Karere ndetse turebe nabo uburyo babigenjeje n'uburyo bishimiye kumena zino nzoga ndetse n'uburyo abantu babyifashemo. Litiro ibihumbi 42,787 z'ibinyobwa bitemewe birimo inzoga zizwi nk'ibyuma na bimwe mu binyobwa byengerwaga mu karere ka Gatsibo nibyo ubuyobozi n'abaturage bamenaga nyuma yo kubikusanya mu mirenge itandukanye y'aka karere muri gahunda yo kurandura ibinyobwa bitemewe. Sekanyange Jean Leonard ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu. Uyu munsi hano kuri ino site ya Kiziguro hari ibiyoga twakuye mu mirenge yose yagize akarere kacu ko ari 14. Ibyo twabashe kugeza hano biragera kuri litiro 42,787 nizo uyu munsi twatangiye kumena, ariko hari n'izindi nyinshi cyane twameneye mu mirenge, cyane cyane za nzoga z'inkorano inzagwa, ibigage bitemewe byo twahitaga tubimenera aho tubifatiye. Ubu rero uyu munsi twatangije igikorwa cyo kumena zino litiro 42,787, ariko tunakomeza no kureba aho ahandi bikiri mu ngo z'abaturage. Bamwe mu babinywaga n'ababicuruzaga mu murenge wa Kiziguro banagize uruhare mu kubimena bahamya ko iki cyemezo cyari cyaratinze kuko izi nzoga ngo zagiye zagiza byinshi. Nakundaga kwinywera Rabian, ingaruka byangizeho kunywa icyuma no kuma mu bihaha. Mu gihaha numvaga narakuraga nkumva ndi gutonekara, narapfuye muri make, none ubu ndi kuzuka. Bavuga ngo turishimye uko byatumaga n'abantu batabasha no kugira uko babika amafaranga. Kubera ko nabicuruzaga narebaga nkabona nta mutekano bifite, abo tubiherezaga bangirikaga tubireba, nta muntu wakibikaga amafaranga bitewe nuko babinywaga bikabatwika mu bihaha, ugasanga nagutekereza neza bakinyaraguraho. Abantu banewa gutanga mituweli ariko ukabona bashiritse ubwabo bwo kujya kunywa bino bintu, ariko wabaza umugabo mu rugo uti mituweli nkatwe bajyanama b'ubuzima tujyamo dushaka mituweli, akabura mituweli yo kwishyurira umuryango kandi akabona mituweli, akabona amafaranga yo kujya kunywera bino byuma. Yari biteje n'umutekano muke mu ngo, umugabo wabinywaga yatahaga avuga nabi, yakubitaga umugore, ugasanga bitera amakimbirane mu ngo, ariko genda abona ingo zigiye gutuza, amakimbirane agiye gusa nkagabanuka kubera bino bintu. Sekanyange Jean Leonard asaba abagifite ibi binyobwa kubigaragaza nabyo bikamenwa mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abanyarwanda. Aho tuzajya tubisanga byabaye icyaha, uwo tuzajya tubisangana azashyikirizwa ubutabera hanindwe n'amategeko, kuko araba yabitse cyangwa se arimo acuruza cyangwa atanga ibiyoga byangiza ubuzima bw'abantu, ibiyoga bitemewe gucuruzwa ku butaka bw'u Rwanda. Ko mwabyumvisha cyangwa mwagiye mubikurikirana, harimo wasanga umuntu yahawe uburenganzira nk'uruganda kugira ngo bakore inzoga runaka, ariko agashyiramo ibinyuranyije n'ibyo yemerewe. Niyo mpamvu ubu uwo tuzabisangana nyuma y'ubu atatwihamagare cyangwa atabyizaniye ni icyaha akurikiranwa n'amategeko. Ni nabwo ubutumwa twatanze mu baturage. Usibye izi litiro 42,000 by'inzoga zitemewe muri aka karere, hanamenwe etanoro litiro 6,000 yifashishwaga mu kwenga inzoga. Savio Kwizera, TV mu karere ka Gatsibo. Bavandimwe rero nk'uko murimo kugenda mubibona, ubutumwa ni bwinshi burimo bugenda buherekeje
zino nzoga uburyo zirimo zigenda zimenwa. Ariko Kicukiro nanone turi muri Kicukiro nuko polisi iheruka gufata abantu bari bakoze ibitaramo, ngo ibyo bitaramo bikaba ari ibitaramo bibera mu mazu, ariko ibyo babafatiye si ibyo bitaramo, ahubwo basanze bari gukoresha inzoga zitemewe. Rero rubyiruko, ubutumwa butangwa na polisi nuko tugomba kwirinda gukoresha ibyo biyobyabwenge ndetse n'izo nzoga zaciwe tukazigendera kure cyane, kuko ubuzima amagara ntaguranwa amagana, ndetse kandi ubuzima bwacu nicyo kintu cya mbere leta yitayeho. Reka tuvuye